iyo uri mu gihe bigaragara ko udakeneye ubufasha nibwo ubona abantu bo kugufasha cyane, ariko muri cya gihe wari ukeneye ubufasha umeze nabi uri down bya danje ntabwo ushobora kubona umuntu ushobora kugufasha. Ibyo bintu warabibonye? Niko abantu b'iyi minsi bateye. Abantu b'iyi minsi bateye buryo ki iyo bakubonye uri hasi nta bushobozi ufite nta kintu ufite baraguhunga bakajya kure cyane, ariko babona umaze kugira hari urwego umaze kugeraho, hari ukuntu umaze kuzamuka, bakaza ari benshi cyane bakakwereka urukundo, bakakwereka ko bari kumwe nawe. Niko iyi si iteye muri iyi minsi. Ibyo ngibyo babyita relationship networking, niko babyita. Mbese ubuzima bw'iyi minsi cyangwa se kubana muri iyi minsi ni mfasha ngufashe, nshima mu mugongo nanjye ngushimire mu mugongo, niko babyita. Nshima mu mugongo nawe ngushimire mu mugongo, niko babyita. Rero iyo muri iyi minsi wirangayeho ntubimenye neza cyane cyangwa se ngo usobanukirwe, hari igihe ubona urukundo rwinshi rw'abantu bakaza bagusanga ukagira ngo urakunzwe cyane, ukagira ngo urukundo ni rwinshi abantu bakwitayeho. Icyo gihe iyo ugiye kurohama ntabwo umenya uko byagenze. Njye nka ancestor Inyase kano kantu ndagatekereje kugira ngo nubona yino video uzabitekerezeho neza, nurangiza utangire guharura inzira izagenda imbere yawe ku rwego waba urimo rwose. Ntabwo ndi intungane.